Amakuru yacu reka tuyanzikire mu mavugururwa ari guteganywa mu burezi. Minisiteri y'Uburezi iri kugirana inama n'abayobozi b'ibigo by'amashuri mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyerekezo gishya cy'uburezi, aho ibizwi nka section mu mashuri yisumbuye bigiye kuvanwaho burundu. Icyerekezo gishya cy'uburezi kikaba kigabanya amasomo yose mu byiciro bitatu bikurikira, harimo mathematics and sciences, arts and humanities ndetse na languages. Igice cya mbere ku mibare na siyansi kizaba kirimo mathematics, ni ukuvuga imibare, physics, ni ukuvuga ubugenge, chemistry, ubutabire, biology, ibinyabuzima. Naho igice cya kabiri kizaba kirimo imibare, ubukungu, ubumenyi bw'isi ndetse n'ubugenge. Kuri iki cyiciro cya mbere, umunyeshuri uzaba asoje amasomo ashobora kuzahitamo umwuga ajya gukomeza. Umwuga urimo medicine, engineering, agriculture, architecture, animal science ndetse na agronomy. Naho kuri iki cyiciro cya kabiri, umunyeshuri uzajya asoza aya masomo azahitamo kujya gukomeza muri business and economics, logistics and transport, finance, statistics, GIS, data sciences, environmental planning ndetse na urban design. Naho ku cyiciro cya kabiri twavuze cy'amasomo azajya yigwa muri ibi twari tumenyereye nka section, harimo arts and humanities, aho umunyeshuri azajya yiga amasomo akurikira: history, amateka, geography, ubumenyi bw'isi, literature in English, ni ukuvuga ubuvanganzo mu cyongereza ndetse na psychology. Umunyeshuri usoje amasomo akaba yajya kwiga uburezi, amategeko, ubumenyi ku bidukikije ndetse akaba yanaba n'umu-psychologist. Naho ku byerekeye ibyari bizwi nk'indimi nka section y'indimi, umunyeshuri azajya gukurikirana indimi zose arizo Icyongereza, Igifaransa, Ikinyarwanda ndetse n'Igiswahili. Umunyeshuri usoje amasomo ashobora kuba yahitamo gukomeza umwuga wa journalism and communication, translations and interpretations, publishers, education, diplomacy and international relations and tourism. Urutonde rw'uko amasomo azajya yigishwa nk'uko twari tumaze kubivuga haruguru n'uru rukurikira, hiyongeyemo n'andi masomo tutavuze. Icyiciro cya mbere twavuze hazajya higwamo imibare, ubugenge, ubutabire ndetse n'ibinyabuzima, hiyongereho Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Ikinyarwanda. Igice cya kabiri kizaba kirimo imibare, ubukungu, ubumenyi bw'isi ndetse n'ubugenge, naho hiyongereho Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Ikinyarwanda. Kuri art and humanities, abanyeshuri bazajya biga history, literature in English, geography, psychology, naho bongereho Igifaransa, Ikinyarwanda ndetse bongereho n'imibare izwi nka basic math cyangwa se imibare y'ibanze. Naho bazahitamo kwiga ibyerekeranye n'indimi, bazajya biga English, Kinyarwanda, Kiswahili and French, bongereho amateka, psychology n'imibare y'ibanze izwi nka basic math. Aya masomo yose abanyeshuri bazahitamo hazajya hiyongeraho ICT, entrepreneurship, general studies and physical education and sport, aho abanyeshuri bose bagomba kwiga aya masomo ku byo bahisemo byose haruguru. Mu kizamini cya leta abanyeshuri bazajya babazwa amasomo yose havuyemo physical education, sport, general studies, ICT, entrepreneurship, aho aya masomo yo azabazwa ku rwego rw'ishuri. Dore rero ko aya masomo bazayabazwa ku rwego rw'ishuri. ICT izabazwa abanyeshuri hakora pratique, entrepreneur nayo izabazwa abanyeshuri bakora imishinga itandukanye. Physical education and sport izabazwa abanyeshuri hagendeye kuri performance bazakora mu mabazwa. Bivuze ko igiteranyo cy'amasomo yose ari amasomo 11 umunyeshuri azabazwa, harimo 7 azabazwa ku rwego rw'igihugu ndetse n'anazabazwa ku rwego rw'ishuri. Izindi gahunda ziri kuganirwaho nuko abanyeshuri biga wa primary, no kuvuga mu ncuke, bazajya biga rimwe ku munsi. Abagiye mu gitondo bakava ku ishuri bariye, abagiye kwiga nyuma ya saa sita nabo bakarira ku ishuri. Ikindi nuko izi mpinduka twavuze haruguru, umunyeshuri wese uzasibira mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye azatangirana n'ubu buryo bushya bwo kwiga. Abayobozi b'ibigo by'amashuri kandi basabwe kwaka abarimu hakiri kare kugira ngo bazatangirane n'iyi gahunda. Uburyo buri kuganirwaho ndetse n'indi myanzuro itandukanye twaba tuzakomeza kubakurikiranira mu makuru yacu ataha. Ku makuru yerekeye ubuhinzi, koperative z'abahinzi ba kawa zigiye kubona ifumbire ihendutse. Hashyizweho memorandum ituma abahinzi ba kawa bagira amahirwe yo kubona NPK ku giciro gito.
mbere y'isarura rya 2026 bikazabafasha kuzamura umusaruro wabo. Guverinoma yateguye kuzamura umuvuduko w'ikoranabuhanga, umushinga wa RDAP urimo gushyirwamo imbaraga, aho bugeze kuri 55% bishyirwa mu bikorwa ryo kwimura serivisi z'abaturage mu buryo bw'ikoranabuhanga, harimo no gushyira ikarita igaragaza umuntu ukanabasha gukoresha serivisi mu buryo bworoshye. Amakuru agezweho imikino nuko igikombe cy'abakobwa cya T20 Africa Division 2 u Rwanda rukaba rwatangaje ikipe izahagarara igihugu mu marushanwa ya T20 yo mu gice cya kabiri cya Afurika, izahura na Lesotho, Malawi na Cameroon. Uyu mukino uzatangira ku 20 Nyakanga 2025 i Gaborone muri Botswana. Bakoze twabanye mu makuru yacu, turabifuza kugira impagarike n'ubugingo, tubasaba gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi.